ubundi iyo bavuze umuco wo gusoma wahozeho kuva na kera, cyangwa se mbega abantu ba kera bo biyumvagamo gusoma ko ari ibintu byiza kandi ari ibintu mbega bibanogeye, kuko ubushakashatsi nk'uko bwagiye bubigaragaza bwagendaga bugaragaza ko mbega gusoma byagura imitekerereze ya muntu, cyangwa se mbega ugasanga umuntu aratekereza neza nta kibazo afite bitewe n'uko mbega yasomye inyandiko nyinshi, kandi izo nyandiko ugasanga mbega ahanini zibanda ku bintu runaka. Buriya uzagenda wumva mbega abantu benshi bamamaye cyangwa se abakire benshi. Dufate urugero buriya nka Elon Musk abantu bakunda gukurikirana ibiganiro bye ngira ngo bagenda babyumva. Uzasanga ahanini Elon Musk mu biganiro we ubwe yatangaza cyangwa se ubwe avuga ko mbega mu bwana bwe hahandi mbega umwana batangiye gukura yiga segonderi, mbega atangiye gusobanukirwa icyitwa ubumenyi. Uzasanga ahanini Elon Musk avuga ko yakundaga gusoma mbega ibitabo bigendanye n'amasiyansi, mbega ukuntu bakora indege, uko bakora imodoka, cyangwa se ugasanga mbega ukuntu bakora imiti runaka ariko binyuze mbega mu ikoranabuhanga rigezweho. Uzasanga Elon Musk ibyo bintu ari byo yibandaho akenshi ari kuvuga background yiwe. Ibyo ngibyo icyo bikwerekana iki rero? Icyo bikwereka ni uko ubwenge ahanini buzaturuka muri mu nyandiko mbega ziba zaranditswe n'abahanga. Noneho uzasanga nanone ku rundi ruhande, wenda reka tuve kuri urwo ruhande rwa science tujye ku ruhande rwa politike. Uzasanga ku ruhande rwa politike, wenda urugero dufate nka Vladimir Putin. Buriya nka Vladimir Putin uzasanga nanone nawe ahanini mu bwana bwe aba avuga ko yakundaga gusoma mbega ibintu bijyanye n'indwano, mbega bya bitabo cyangwa se za nkuru ziba zivuga ku mirwano, tekinike zose zakoreshwa, cyangwa se yari umuntu mbega wakundaga nko kwirebera filime za gisirikare, mbega ibintu nk'ibyo. Buriya bikwereka ko nyine amakuru ubwonko ubuhereza, mbega kwa kundi usoma mu mutwe hakibikamo amakuru runaka y'ikintu runaka bitewe mbega n'ibintu uri gusoma, bigenda bikavamo ikintu kinini, ndetse icyo kintu kikagenda kikanaruta bya bindi wasomye cyangwa se wabonye. Ibyo ngibyo rero ntabwo ari by'uyu munsi nje ngo tuvugeho, ahubwo uyu munsi hari ikintu ngira ngo tuvugeho, mbega ikintu mbega kiba kidasanzwe. Ndagira ngo duhere kuri iri jambo ryanditse muri Bibiliya muri Yohana 12:24. Haranditsemo, Verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. Haranditse ngo, ni ukuri ndababwira yuko iyo akabuto k'ishaka kataguye hasi ngo gapfe, kagumaho konyine, ariko iyo gapfuye kera imbuto nyinshi. Ayo magambo muri kuyumva, ni kuvuga ngo urubuto, mbega murabona urubuto rw'ishaka cyangwa se mbega rw'ikindi kimera runaka, iyo urubuto rutaguye hasi ngo rupfe ruguma kubaho rwonyine, ariko iyo rupfuye rwera imbuto nyinshi. Ibyo bintu muri kubyumva, mbega murabona akabuto kamwe. Mwibutsa banza urebe hasi aho ngaho kandi subscribe ni YouTube ya Niramba TV kugira ngo mbega twaguke. Ni ukuvuga ngo ikindi buriya cyangwa se iri jambo ry'Imana ni muri Bibiliya, si mubyumvise? Wenda ugende ufungure Bibiliya yawe urebe kuri Yohana 12:24 urasanga ayo magambo. Gusa ibi ngibi ndi kubihuza n'icyitwa a grain of wheat. A grain of wheat ni literary work cyangwa se ni igihangano cy'umugabo witwa Ngugi wa Thiong'o. Ngugi wa Thiong'o ni umunyakenya, murabizi. Abantu mutazi mbega byinshi kuri Ngugi wa Thiong'o, murebe kuri YouTube channel yanyu ya Niramba TV, muri busangeho ikiganiro nakoze kuri Ngugi wa Thiong'o, murahita mumenya byinshi kuri we. Ni ukuvuga ngo uyu munsi a grain of wheat mbega nicyo gitabo kiri mbega kugenda gitrendinga cyamamara. Niyo mpamvu nanjye mba navuze ngo reka nze nyibasobanurire mo gakeya tumenye ibyo ari byo.
ubundi a grain of wheat ahanini tuzasanga mbega yibanda ku bintu mbega bigiye bitandukanye, ariko ibyo bintu ni ibyo mu gihugu cya Kenya. Mbibutsa ko ni mu gihugu cya Kenya. Ubundi a grain of wheat ikintu mbega usanga yibandaho ahanini, ubundi yibanda kwa kuntu murabona mbega iyo igihugu kiri muri colonial rule cyangwa se mbega kiri kuyoborwa n'abakoloni. Ubundi iyi novel cyangwa se inkuru ndende Ngugi wa Thiong'o yayanditse ahagana mu 1900 mu 1963 hariya muri Kenya. Ni ukuvuga ngo icyo gihe mbega Kenya yasaga nkaho mbega iri kuyoborwa n'abakoloni b'Abongereza. Abakoloni b'Abongereza. Iyi nkuru ikaba yarabereye mbega mu gihugu cya Kenya hariya, mbega yabaye cyagiye igihe abaturage ba Kenya cyangwa se igihugu cya Kenya cyari kiri hafi kubona ubwigenge bwacyo, mbega cyari kiri hafi kwigobotora abakoloni b'Abongereza. Iyi nkuru ahanini ibera mu gace kitwa Tabayi. Tabayi bakakubwira ko Tabayi mbega cyari igiturage gitoya cyane. Igiturage gitoya cyane, ariko mbega icyo giturage kikagenda nanone hagaragaramo nk'amashyamba, imijyi. Mbega muri iyi novel hagenda hagaragaramo amashyamba, imijyi. Iyo mijyi ikaba yaragizweho ingaruka n'icyitwa Mau Mau Rebellion. Mbega nitugenda dusobanura novel tuzagenda tumenya icyo aricyo, nituyinjiramo mbega mu misi tuzagenda tumenya ngo Mau Rebellion ni iki. Wikanda subscribe. Mau Rebellion mbega ni nko ihinduramatwara ry'aba Mau. Mbega tuzagenda tubona ngo Mau ni bantu ki. Ibyo ngibyo tuzagenda tubibona. Wowe icyo usabwa no gukanda subscribe. Ni ukuvuga ngo rero ubwo uwitwa Ngugi wa Thiong'o yandikaga iyi novel cyangwa se mbega yandikaga iyi nkuru ndende, ahanini wabonaga yibanda mbega ku kintu kijyanye na betrayal, sacrifice. Mbega hahandi abantu bagambanira, mbega ugasanga abaturage bari kugambanira abandi, cyangwa se bibaye ngombwa ko hari abaturage cyangwa se hari umuturage upfa kugira ngo igihugu kigere ku cyo gishaka kugeraho. Ibyo ni ibintu byumvikana. Cyangwa se ugasanga mbega hari abaturage bari kugambanira abandi kugira ngo mbega ibintu bigerweho. Ibintu nk'ibyo murabizi bibaho muri sosiyete. Niyo mpamvu ubundi muri iyi novel ya Ngugi wa Thiong'o ahanini usanga mbega inkuru ubundi iba muri independence cyangwa se mbega Kenya igihe biri kugerageza gufata ubwigenge bwayo, cyangwa se igihe mbega ibigiye kubona ubwigenge. Ariko iyi nkuru nanone ikaba igihe mbega abaturage nabo bari mbega baba bari kwitegura guserebura, mbega ngo baserebure intsinzi. Murabizi y'abaturage babonye mbega ubwigenge bari bamaze igihe bayobowe n'abakoloni, murabizi. Ariko muri iyi nkuru ubundi harimo umukaragita witwa Mugo. Uyu Mugo ngira ngo turaza wenda kugenda tunyura mu bakaragita b'ingenzi kwaba, gusa uyu mukaragita Mugo aba mbega ari umugabo wenyine, mbega uba wenyine. Ariko uyu mugabo agafatwa nk'intwari. Afatwa nk'intwari, ariko uyu mugabo si intwari. Mbega hari ibanga rikomeye, ibanga ry'umwijima aba yarahishe. Noneho tukaza kugiramo mbega harimo undi mukaragita nanone, ni uwaho ngaho mu giturage cyangwa ngaho. Uyu muturage cyangwa se uyu mukaragita nabwo agashinzwa cyangwa se akabaregwa mbega ko we afitanye umubano n'abari Abongereza b'abakoloni. Mbega ashinzwe mbega cyangwa se aregwa kuba akorana n'abari abakoloni b'Abongereza. Noneho harimo dufitemo mbega umuryango cyangwa se mbega umuryango w'abantu babiri, kapo y'abantu babiri.
uwo bita Gikonyo na Mumbi. Mumbi imbega aba ari kapo, ariko ya kapo mbega ihora ifite ibibazo mu rukundo, ndetse ya kapo mbega inagamba, mbega ugasanga umuntu mbega niba ukundana n'umuntu cyangwa se muhuje uri umugabo n'umugore, ugasanga umwe aragambanira undi cyangwa se mbega bafitanye ibibazo by'urukundo. Uyu Gikonyo na Mumbi ni ayo matiku baba barimo, mbega ni ba bantu bacana inyuma bagambanirana. Noneho ubundi iyi novo by'umwihariko igaragaza ibitekerezo by'ingenzi igaragaza ni guilty, sacrifice na betrayal, cyangwa se mbega iyo bavuze guilty uzajya wumva ko ni ipfunwe mbega ugira nyuma yo gukora icyaha, mbega kugira umutima uhagaze nyuma yo gukora mbega ikintu kidakwiye, mbega kitubahiriza amahame. Nimwe mbega gusigara wicuza mu mutima icyatumye ukora ibyo wakoze. Noneho sacrifice ni nko kwitanga cyangwa se mbega kuba igitambo cy'abandi. Betrayal byo ni ubugambanyi. Iyi novo hanini ni ibi ngibi igaragaza. Nanone Mugo cyangwa se mbega wa mukaragita twawe, uyu Mugo nanone aza kuvumburwa ko ari we wagambaniye undi mukaragita witwa Kihika. Kihika turaza kumubona, turibuza kumubona. Kihika mbega ni Mau freedom fight. Uyu Kihika mbega we aba ari guharanira cyangwa se kurwanira ubwigenge. Uyu ni Mau. Ikindi buriya ngo ukuri nanone iyo hamaze kugaragara ukuri mbega kari we wagambaniye Mau cyangwa se mbega ari we ugambanira bari abantu baharanira ubwigenge, urumva mbega bibabaza abaturage cyangwa se bihita bigaragaza impinduka. Abaturage mbega ubona ko hari ikintu bahindutseho. Mbega murabizi iyo umuntu wenda yabagambaniraga bikagaragara ko ari we, abaturage bahita bahinduka. Iki gitabo nanone cyangwa se iyi nkuru igaragaza ububabare cyangwa se uburibwe ndetse n'ibibazo biterwa n'ikandamizwa ry'abakoloni. Iki gitabo nyine muri kubyumva. Ubundi noneho iki gitabo ku iherezo ryacyo kiza kurangira, murumva turi mu icamake. Mbega ni dutangira gusobanura igitabo tukivuye imizi, nibwo muraza kugenda mwandika muri comment ngira ngo tuzagisobanura. Iki gitabo nanone kikarangira Kenya ifite mbega icyizere ko ibonye basi ubwigenge, ititaye noneho ku bikomere yagiye icamo cyangwa se ku bibazo yagiye ihura nabyo. Iki gitabo kirangira kigaragaza ko Kenya yizeye ko basi ibonye ubwigenge. Noneho reka wenda ducemo gakeya mu bakaragita b'ingenzi cyangwa se biramwita ngo ni main characters of the story. Na characterization zabo cyangwa se mbega ibintu byagiye bibaranga. Turagenda ducamo twihuta ntabwo dutinda. Ubundi iyi grain of wheat cyangwa se urubuto rw'ingano, ndagira ngo duce mu gake tureba aba main character. Mugo ni main character. Ni main character. Uyu Mugo noneho twabibonye mbega aba ari wa muntu mbega uri wenyine cyangwa se ari single mu magambo makeya. Ni lonely man cyangwa se single man. Uyu mugabo aba ari wa mugabo mbega witurije, ariko uyu mugabo bakaza kumwibeshyaho bakamwita intwari. Muri kubyumva, bamwibeshyaho bakamwita intwari, ariko mu by'ukuri we cyangwa se mbega we mu buryo bw'ibanga niwe uba waragambaniye umugabo witwa Kihika cyangwa se umukaragita witwa Kihika, kuba mbega kuba uyu mugabo Kihika mbega uyu Mugo aragenda akagambanira Kihika ko mbega akagenda mbega akabwira bari abongereza cyangwa se b'abakoloni. Noneho yarangiza uyu nguyu Mugo we ibyaha bye yakoze byo kugambanira Kihika. Murabizi Kihika nyine twabonye ko ari fighter, Mau fighter mbega waharanira ubwigenge. Uyu Mugo aramugambanira ku bongereza b'abakoloni. Mbega ni ukuntu we waba uri guhashya abantu, noneho ku ruhande hakaza umuntu akagenda akabwira amabanga yawe cyangwa se akabwira mbega uburyo bwose ukoresha kuri ba bantu uri gushaka guhashya. Uyu mugore rero nawe yaragiye agambanira Kihika ku
Bongereza. Noneho uyu mugo we asigarana afite ikintu cyitwa guilt kugeza yicujije. Hari ukuntu ukora ibintu nyine ugasigara uvuga mu mutima wawe havuga ngo mbega ibintu nakoze sibyo, ni mbega n'ubugoryi, ni icyaha gikaze, kugeza igihe waturiye. Uyu mugore rero nawe byamubayeho. Undi mukarakita ni Kihika. Bundi ni mbega ni nk'intwari cyangwa se ni Mau fighter, cyangwa mbega ni umurwanyi w'umumau, ariko uyu mugabo akaba ari intwari. Uyu mugabo yemera guhara ubuzima bwe kugira ngo Kenya ibone ubwigenge. Kuvuga ngo uyu mugabo akicwa n'Abongereza, ariko urupfu rwe ruhita rumugira ikimenyetso mbega cy'umuntu w'intwari, cyangwa se mbega umuntu mbega wa muntu wemera gupfa kugira ngo hagire ikintu kibaho. Mbega niwe kimenyetso cya resistance ya independence yabaye hano muri Kenya. Hari undi mukarakita nanone witwa Gikonyo. Uyu Gikonyo aba ari umubaji. Murabona mbega ababaji bafata turiya dukoresho amaranda n'ibiki, mbanze soze ababaji aho bari hose ndabashoje. Uyu mugabo Gikonyo mbega aba ari umukozi ukora cyane w'umubaji, ariko uyu mugabo aza gufungwa. Uyu mugabo afungwa bamuziza ko afasha cyangwa se ashyigikiye abamau. Uyu mugabo nanone Gikonyo aza guhura n'ibibazo by'ububabare nyuma yo kugaruka mu rugo, agasanga umugore we mbega wa mugore we, twibuke ni ya kapo nababwiye haruguru, ya kapo ya Gikonyo na Mumpi. Uyu mugabo yafunguwe nyine aza guhura n'ububabare budasanzwe nyuma yo gusubira mu rugo, agasanga umugore we mbega yarabyaranye n'undi mugabo. Urumva ni ibintu mbega bibabaje. Kujya gufungwa wagaruka wagera no mu rugo ugasanga mbega umugore wawe yabyaranye n'undi mugabo, ni ikibazo gikomeye cyane. Ibyo nibyo byabaye kuri Gikonyo. Mbibutsa ko turacyari gusobanura a grain of wheat. Kane, umukarakita wa kane w'ingenzi, ngira ngo ni abakarakita basaga 7. Uwa kane ni Mumpi, nyine wa mudamu wa Gikonyo tumenye hano haruguru. Uyu Mumpi bigaragara ko ni umugore mbega ubukomeye, ndetse akaba ari umugore mwiza. Uyu mugore noneho we aba yaratwawe n'amarangamutima, cyangwa se yarabaswe n'amarangamutima ya politike. Mbega aba yarabaswe n'amarangamutima, mbega n'ibibazo by'amarangamutima, ndetse n'urugamba rwa politike. Ibi mbega biba byarigaruye umutima we mbega, ariko bikagaragara ko mbega ni wa mugore mwiza, ndetse wa mugore ufite igikundiro mbega ukomeye, ariko muri we akaba afitemo intambara y'amarangamutima ndetse n'intambara ya politike. Uyu mugore bigaragara ko muri iyi novu cyangwa se muri iyi nkuru yacu ari we uba uri mbega niwe mu karakita uhagarariye icyitwa resilience, cyangwa se ubudaheranwa bw'abagore bo muri Kenya mu gihe cya mbega mu bihe by'ubukoloni. Niwe ugaragaza mbega ubudaheranwa mu gihe cy'ubukoloni bwo muri Kenya, resilience. Noneho tukagira umukarakita wa gatanu witwa Karanja. Aba yarahoze ari umuyobozi ukorana n'Abongereza kugira ngo yibonere mbega ubutegetsi, ndetse yigirire n'amahoro cyangwa se umutekano. Mbega bari wa muyobozi, murabizi hari ukuntu haza ubukoloni, noneho babandi bahoze ari abayobozi bagatangira kubwiyungaho kugira ngo mbega bakomeze kwiyoborera, kugira ngo mwagiye mubibona ahantu hagiye hatandukanye. Uyu nguyu Karanja yahoze ari umuyobozi, ariko umuyobozi ukorana n'aba British cyangwa se n'abari Abongereza kugira ngo we yiyoborere cyangwa se yibonere umutekano. Nanone uyu mugabo mbega akagaragazwa, cyangwa se abaturage bakajya bamubona nk'umugambanyi, mbega ntibanamukunde bakamwanga cyane. Nyine urabizi iyo wiyomoye ku baturage ukajya mbega kwisanisha n'abantu bari kubakoloniza, urumva icyo gihe abaturage bagenzi bawe batangira kukwanga, mbega bakavuga bati uriya ni umugambanyi, cyangwa se bakavuga bati uriya ni umwanzi wacu. Ibyo ni ibintu byumvikana.
umukarakita wa gatandatu ni General Ala cyangwa se Lieutenant Koina. Aba ni abakarakita babiri, General Ala na Lieutenant Koina. Aba ngaba abari abarwanyi mbega nabo bahoze ari abamawumawu, ariko mbega bahoze ari abamawumawu, noneho bo bagakomeza nanone bafite wa mwuka wo kwigobotora abazungu cyangwa se wo kwigobotora abongereza. Mbega baba barahoze ari n'abamawumawu barwanya mbega ibyo ngibyo by'ibintu by'ivangura cyangwa se mbega bya bintu by'ubukoloni, noneho bagakomeza uwo mwuka mbega wo kugira iki, wo kwigobotora bari abantu baza gukoloniza. Nanone aba ngaba mbega muri novu cyangwa se muri iyi nkuru yacu bagaragaza cyangwa se baba bahagarariye ba bantu baba bagifite umutima cyangwa se bagikomeje ku ihame ryo kurwana ndetse na nyuma y'ubwigenge. Ni ba bantu mbega bagifite umutima ukomeye bakiyemeza kurwana ndetse na nyuma y'ubwigenge. Hari ukuntu muri ahaba ubwigenge ariko nyuma yabwo nabwo ukabona ko ba bantu babakolonije hari ibindi bintu bakomeje kubazanaho. Aba ngaba bo General Ala na Lieutenant Koina, aba ngaba bakomeza kugaragaza ko biyemeje kugira gute guhangana n'ibibazo ndetse na nyuma y'ubwigenge. Umukarakita wa karindwi ari nawe wa nyuma mu bakarakita bari main twari dufite, uyu yitwa John Thompson. Ngira ngo izina ntabwo ari bwo muryumvise. John Thompson uyu we ni umukoloni w'ubwongereza. Muri kumwumva, John Thompson ni umukoloni w'umwongereza, mbega aba ari umwofisiye. Uyu nguyu we aba yizera bihamye, yizerera mbega ko abongereza cyangwa se ubutegetsi bw'abongereza ari bwo buri hejuru. We nicyo aba yizera, mbega bavuga ati abongereza cyangwa se ubutegetsi bw'abongereza burakaze buri hejuru, nicyo kintu we yizereramo. Ikindi, uyu mwongereza cyangwa se uyu ofisa w'umukoloni mbega niwe wari mbega ari mu bantu bari bagiye gukoloniza hariya muri Kenya, birakumvikana. Uyu nguyu we ahagarariye cyangwa se agaragaza mbega we usanga bari wa muntu mbega ugaragaza ubwirasi ndetse n'ubugome bw'abantu mbega bw'ubukoloni. Murabizi we aba muri novo yacu abagaragazamo ibintu by'ubwirasi, ubugome abakoloni baba bafite. Ngira ngo abo bari abakarakita ndetse cyangwa se iki ni nacyo kiganiro nari nabateguriye. Wowe ukomeje kudutega amatwi, banza urebe hasi aho ngaho ukande subscribe, nurangiza video yose ubonye uyisharinge mugenzi wawe, byibuza nk'abantu 5 basharinge, kugira ngo nyine twubake umuryango wa Nilamba TV. Noneho numara gukanda subscribe, wowe icyo uzajya ukora ni ugutegereza mbega ukabona notification ko hari ikiganiro gishyashya kigezweho. Rero reka mbabwire ngo ciao naho utaha mu bindi